Muraho neza bakunzi ba BTM TV. Long time ariko ndaryohewe, nejejwe n'Imana mu mutima wanje kuko nayimenye ikanyigaragariza. Buriya rero najyaga nibeshya ko ari njye nayimenye, ariko no, ntabwo ari njye nayimenye, ahubwo niyo yamenye iranyigaragariza, ndayihishurirwa. Nawe rero unkurikiranye ndagusaba ngo ikwihishurire uyimenye. Nje kwabwira rero Zaburi ya 23. Iyi ni Zaburi yanjye, ariko nawe uyu munsi ndakwinginze ngo iyi Zaburi ibe iyawe. Iyi ni Zaburi yanjye, ariko nawe ndakwinginze ngo uyu munsi ibe iyawe. How are you? Enga itondere itonde. Reka dufatanye kuyisoma. Ngo Uwiteka ni umwungeri wanje, sinzakena, andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi. Uwiteka rero, aya ni amazina ye ya kera ubwo yazaga ku isi yiswe Yesu. Andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, anjyana iruhande rw'amazi adasuma. Anjyana iruhande rw'amazi adasuma, asubiza intege mu bugingo bwanjye. Erega hari n'igihe ducika intege z'uyu mubiri, ukumva muri wowe no mu by'umwuka ushatse gusa nk'usubira inyuma, ariko umva uko abikora. Asubiza intege mu bugingo bwanjye, anyobora inzira yo gukiranuka kubw'izina rye. Naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, sinzatinya ikibi cyose kuko ndi kumwe nawe. Uzi iyo wamumenye, ugera no mu gikombe ngo cyitwa Baka, no mu bunyereri, ukagera mu bihanamanga, ariko ntago ngo naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, sinzatinya ikibi cyose kuko ndi kumwe nawe. Inshyimbo yawe n'inkoni yawe nibyo bimpumuriza. Uzi kugenda udafite inkoni ya Yesu? Ndakwifuriza kugira inkoni ya Yesu uyu munsi. Ndakwifuriza kugendana inkoni ya Yesu uyu munsi. Ngo antunganyiriza ameza mu maso y'abanzi banjye. Hari abantu bakwanga, hari abantu banyanga, babifuza kutanarya, babifuza kuko umwanzi wawe akora uko ashoboye, akavuga ati na bya bindi yaryaga reka mbihagarike, agakupa isoko yahavaga ibyo kurya byawe, kugira ngo azahure nawe wararwaye bwake, azahure nawe utagiseka. Ariko Yesu Kristo, Uwiteka, uwo nguwo uwaremye ijuru n'isi, uwaremye ibi byose tubona, ngenda abona ibiti, uwaremye amazi, uwahanitse ikirere, uwashyize inyenyeri hejuru, uwashyize izuba n'ukwezi mu kirere, uwo nguwo antunganyiriza ameza mu maso y'abanzi banjye. Uwatunganya ameza, uwo arakugabura akakubwira ko ibiryo ari we wabiremye, akakubwira yuko amazi ari we wayaremye, akakubwira ko zahabu ari we wazishyize mu butaka, akakubwira ko ifeza n'izahabu ari ibye. Uwo rero, uwo Yesu Kristo antunganyiriza ameza mu maso y'abanzi banjye. Asiza amavuta mu mutwe, igikombe cye kirasesekara. Iyo yagusize amavuta mu mutwe, afata ibidafatika akabihindura ibifatika. Yesu afata bya bindi bidafatika akabihindura ibifatika. Aca inzira aho zitari, adudubiza amasoko ahatari hakwiye kududubiza amasoko.
yo ni ukuri kugirirwa neza n'imbabazi bizanyomaho iminsi yose nkiriho. wowe unkurikiye, we wakurikiye BTM TV, kugirirwa neza n'imbabazi ze bizanyomaho iminsi yose nkiriho. nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iteka ryose. nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iteka ryose. ntushobora kugirirwa neza n'Imana utaba mu nzu y'Uwiteka iminsi yose. ntago byashoboka, ntago byashoboka. fata ubwonko bwawe, ufata ibitekerezo byawe, ubihereze Yesu Kristo. kugirirwa neza n'imbabazi ze bizakomaho iminsi yose. Amen, amen, amen. Bye bye. niryo jambo ry'uyu munsi. Bye bye. ongera nkubwire ngo bye. Ciao ciao.